abakobwa barampamagaye barambwira ngo tumaze igihe turi abakobwa ariko twabuze umuntu watubaza izina. Ndakeka ko mfitemo nka 4 uyu munsi, ndetse hari na invitation maze kwakira zigera nko muri 2. Haleluya. Nzi neza ko mu kwezi kwa 2 nzashingira umukobwa ari Kigali. Yego. Nzi neza ko muri uku kwezi hari umukobwa bari buze gufatira irembo nawe ari Kigali. Nzi neza ko hari undi nawe biregereje. Urumva ko rero iryo nishimwe ndi gutambutsa imbere y'Imana. Yego. Kabiri, hari abamama 3 byari byaragoye cyane, ndizera ko umwe ubu ngubu afite inda y'amezi 3. Ibyo nabyo ndabishimira Imana kuko Imana yaragikoze. Haleluya. Hari undi wari uri kumbwira ko afite inda ariko nayo yanze guhamamo. Ndashima Imana ko ubu ngubu irimo neza. Abandi barabyaye, turanahura ndetse tunaregeranye bakambwira ngo mama warakoze gusenga turahetse. Abandi baraza bakansura bakambwira bati nukuri turashima Imana ko twabyaye. Yego, uzi ikintu tugiye gukora, ugiye kumbwira umukobwa umwe waguhamagaye kuko numvise barenga 4. Yego. Udusobanurire neza, yakubwiye ko yari amaze imyaka ingahe. Hari n'usanga haro twese tuganira mbwira yuko ubukwe bwapfuye inshuro 9, ariko aho ahanuriye n'umuhanuzi unyura hano birakunze. Niburo uraduhumwe uko byari bimeze, nyuma ndaza kukubaza n'abandi kuba mama nuko. Yes, reka tubasuza abakunzi ba Concord TV show aho mere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abaye mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro ibane namwe kandi baha umugisha. Reka mbashimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira, tukaba turi ku muryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda, ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu, ahubwo nzajya mbashakira abakozi b'Imana batandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi ndi mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika, naje kureba umukozi w'Imana. Nk'ibisanzwe ndi Hatuma Imana Concorde, imbere ya kamera turi kumwe n'umumama mwiza, n'umuhanuzi abenshi yaciye hano kuri channel muramukunda, ariko kubw'impamvu zitandukanye ntabwo twari duherukanye. Ariko Imana ishimwe yuko uyu munsi tariki 15 z'ukwa 12 tubonanye uvuga ngo tudasoza umwaka tutongeye kubonana. Turakwakiriye mama, wibwira abadukurikiye n'ubundi udusenge uvuga ngo Imana ize kubana natwe. Wiyegereze mikoro uvuga ngo tukumve neza. Mbere yo kuvuga urongera uzamureho. Mbere yo kuvuga amazina, ndeka mbanze nsenge Imana kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo mbere ya byose no gusenga. Yego. Mana data wa twese, Imana ifite imbaraga n'ubutwari nyaguhora ku ngoma, turagushimye. Tugushimiye neza yawe n'ubuntu bwinshi, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Amen. Tugushimiye ko waturinze mu minsi dusize inyuma yacu. Tugushimiye ko wabanye natwe ukaturengera ukatugirira neza. Kabone nubwo hari byinshi byabashije kudusatira, ariko wabaye mu ruhande rwacu uraturengera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Amen. Uyu munsi wa none wabishatse urabishima rero ko twongera kugaruka kugira ngo tuganirize ubwoko bwawe, tubabwire ibyurutse imitima niko ijambo ry'Imana ribivuga. Nabyo turabigushimiye, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Amen. Nanone tugeze mu gihe turi gusoza umwaka, tuje kukubwira ngo ni byinshi byaturangaje, ni byinshi twakoze kandi ntiwishima, ariko kuri uyu munsi turi kukubwira ngo wongere imbaraga n'ubutwari muri twebwe kugira ngo tubashe gusoza umwaka neza. Tuje kubwira abantu bawe rero ngo ibyo twakoze bitashimishije Imana tubashe kubisabira imbabazi kugira ngo Imana iduhe gusoza umwaka amahoro. Turi hano rero imbere ya Concorde official, uze ubane natwe kandi utugirire neza, aze kwifuza kwacu ibiganiro turi buze kuganira inezeza imitima yacu ndetse n'abari kutwumva, mu izina rya Yesu. Amen. Turi kumwe nande? Muri kumwe na Nyarukunda Alfonsina, umumama ukunda gusenga kandi nkunda Imana n'abantu bayo. Yego. Imana ishimwe. Njya nkunda kubatiza abahanuzi cyangwa se abantu twakoranye ibiganiro bitewe n'icyo twaganiye. Nyine nkumva nakimyitira cy'Imana yamukoresheje. Ngira ngo Alfonsina tuganira bwa mbere yambwiye ukuntu ari abenshi abamama babuze urubyaro cyangwa se abinda zahezeho kwa kundi muzi ko umubyeyi abyarira amezi 9 ariko ugasanga amaze amezi 12 15, abenshi Imana yagimukoresha barabyara. Ubu rero ndamubaza nti nyuma yaho dukoreye ikiganiro nta baba baraguhamagaye bafite ibyo bibazo Imana ikagukoresha bigatungana, cyangwa se uretse n'ibyo n'ibindi? Impamvu mbambajije iki kibazo ntago aba ari ukwikinda, kuko icyambere cyo
si twe tubikora, ni Imana ibidukoresha, kuko umuhanuzi ni intumwa Imana inyuzamo ubutumwa akabushyira uwo yabugeneye. Niyo mpamvu tuba tubiganiraho ngo tuvuge imbaraga z'Imana, ntabwo tuba tuvuga imbaraga z'umuhanuzi. Munyumve neza. Murakoze cyane, ariko na n'ubundi muraza kumva barakona rwaye gripe muri hangana, ariko kubera ko byose birashoboka. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mu murimo w'Imana nta burwayi, nta musaza, nta mukecuru, ahubwo uko imbaraga zacu zingana turaza kubikora, kandi nzi ko biraza kwemera. Rero nubwo maze igihe kitari kinini ntaheruka gutambutsa ibiganiro, ariko ndagira ngo abantu bampamagaye mbashimire cyane. Abakobwa barampamagaye barambwira ngo tumaze igihe turi abakobwa ariko twabuze umuntu watubaza izina. Ndakeka ko mfitemo nka 4 uyu munsi, ndetse hari na invitation maze kwakira zigera nko muri 2. Haleluya. Nzi neza ko mu kwezi kwa 2 nzashingira umukobwa ari Kigali. Yego. Nzi neza ko muri uku kwezi hari umukobwa bari buze gufatira irembo nawe ari Kigali. Nzi neza ko hari undi nawe biregereje. Urumva ko rero iryo nishimwe ndi gutambutsa imbere y'Imana. Yego. 2, hari abamama 3 byari byaragoye cyane, ndizera ko umwe ubu ngubu afite inda y'amezi 3. Ibyo nabyo ndabishimira Imana kuko Imana yaragikoze. Haleluya. Hari undi wari uri kumbwira ko afite inda ariko nayo yanze guhamamo. Ndashima Imana ko ubu ngubu irimo neza. Abandi barabyaye, turanahura ndetse tunaregeranye, bakambwira ngo mama warakoze gusenga turahetse. Abandi baraza bakansura bakambwira bati nukuri turashima Imana ko twabyaye. Yego. Uzi ikintu tugiye gukora, ugiye kumbwira umukobwa umwe waguhamagaye, kuko numvise barenga 4. Yego. Udusobanurire neza, yakubwiye ko yari amaze imyaka ingahe. Hari n'usanga haro twese tuganira mbwira yuko ubukwe bwapfuye inshuro 9, ariko aho ahanuriye n'umuhanuzi unyura hano birakunze. Niburo uraduha umwe uko byari bimeze, nyuma ndaza kukubaza n'abandi kuba mama nawe. Umukobwa umwe atuye Kigali, akora i Kigali, akora imirimo yo mu rugo. Aturuka mu bice bya Kabaya. Yego. Namuhujwe na murumuna we wakorera. Kubw'umutekano wabo urabizi. Amazina yo hoya. Noneho aramubwira ati mfite inshuti yanjye arasenga cyane. Uwo mukobwa nukuri ubukwe bwarapfuye, bwa mbere, bwa kabiri burapfa, bwa gatatu burapfa. Angije akanamamagara ambwira ati none mama byibuze ngo utegere uze kunsengera. Ndamubwira ntago ari ngombwa gutega, ahubwo nzi ko Imana igiye kuguha umugabo. Ndabizi neza ko Imana igiye kuguha umugabo. Ambwira ati ese byanyura he, bizanyura he? Mu kwizera mfite Imana nkorera inyemeje ko igiye kuguha umugabo. Amen. Ndetse byaranamugoye cyane, akajya ampamagara ati mama ndashaka umbwire umusore ndi gukundana nawe asate. Yego. Amubwira asa gutya, akunda kwambara gutya, kandi utaramubonaho. Kandi ntaramubonaho. Arambwira ngo byo byonyine kuba umbwiye ikimenyetso cy'umusore dukundana, ndizera noneho ko tutazatana. Yego. 2 arongera arambwira ati none se fiance wanjye yaramaze kubona ibimenyetso by'uko nyine bazabana. Fiance wanjye ararwaye ariko ntago yemera abakozi b'Imana, kubera ko azi neza ko hari abakozi b'Imana babeshya. Ati none byagenda bite? Ndamubwira rero ndamusengera kandi arakira. Yego. Amanimero ye umuhungu ndamuhamagara, ariko kubera ko nyine aswa abakozi b'Imana benshi bitwa babisate nkuko twabiganiye, aravuga ati buriya uyu nguyu ari gushaka amafaranga, ni umushonji. Ndanamusengera, amaze kumusengera ndetse ajya kugira n'ikibazo atonganya fiance we. Narakubwiye ngo ntuzandanira abo bantu, none uwo muntu avuye he? Yego. Ndetse umukobwa aza kubirakariramo, aranaceceka, yanga kumpamagara avuga ko yandakariye. Nca mu gikari umuntu ngo azamumpamagarire twongere tuganire. Uyu munsi ubukwe bwe buzataha mu kwezi kwa 2. Nose yarakurakariye kubera iki? Wamubwiye ibitajyanye n'ibyo ashaka? Namubwiye ibisa n'ibyo ashaka kandi ndanasenga arakira. Ahubwo umukobwa aza kurakara kubera ko fiance we yari yaramwiyamye kuzana abanyamasengesho.
bivuga ngo fiance reka tubyite umukwe n'umugeni, umusore we kuba mwaravuganye we yaranyuzwe. Umusore kuba twaravuganye yarababaye, amaze kubabara abwira umukobwa nabi. Yego, kuko nanjye ibyo namubwiye ubusobanuro yampaga byanyerekaga ko atabyishimiye. Yego, ndangije mpamagara umukobwa ndamubwira ko umuntu wambwiye ngo musengere, namusengeye ariko mu marangamutima ye hari ibyo namubwiye yanga kubikora, nyereka ko ansuzuguye ndanabibona. Cyane ko ushobora kuvugana n'umuntu, hari abantu bajya baduhamagara ukumva ni nk'umuntu ushaka kuba nk'umupfumu, ngo none ngo nsenge ngo aho uhagaze nyibaza niba ndi mu murima ndi hamwe n'abantu barenze umwe ndaterura isengesho nsenge biraza gukunda. oya, hamubwira ihangane ningera mu rugo ndaza kugusengera, kandi mukuri njya ngerageza kubitaba niyo nta mbaraga naba mfite zo gusenga. nk'ubu mfite ikibazo cy'uburwayi ndagerageza nkamubwira ngo ihangane ntabwo mpari, uze kumpamagara, nkunda gukoresha isaha ya 2:00 3:00. yego, uwo mukobwa rero byaje kumurakaza, abona ko nanjye narakaye, mbonye atinze kumvugisha nsha mu gikari, umuntu ntuzampamagarire runaka ambohokeho. yego, yambohotseho cyane, niyo bamuhembye reka mbivuge, kubera ko iyo umuntu agize neza akwiriye kubishimirwa. akorera amafaranga make ashoboka, ariko ni na menshi kuko aramunezeza. n'ahantu akora ahamaze igihe kitari gitoya, hamuguye neza cyane. rimwe na rimwe ajya ampamagara akambwira ati mama ndashaka kukugurira fanta. yego, abona kuri telefone ashizeho uko umutima we umutegetse. urumva ko rero uwo yaranejeje cyane, cyane bishoboka. mu kwa kabiri tuzamushingira, ndimo ndabwira Imana ngo 2026. yego, reka tujye no kuba mama. yego, se nkubaza uwo ari utwite, uwatwite ikamutindaho niba nawe yamenye yuko atwite, ahubwo niba hari uwaguhamagaye gusama byaranze. hari uwampamagaye asama yagera mu mezi 3 ikavamo, yagera mu mezi 5 ikavamo. byari bimubayeho gatatu, nawe turasenga. tumaze gusenga, cyakora hari igihe usenga rimwe na rimwe Imana ikakwereka icyateye bya bintu. yego, arankundira, turanaganira, mubwira impamvu, arazumva. birangira uyu munsi inda imaze kugera mu mezi 7. yego, dusenga yari irimo icyo gihe yari afite ikibazo cyo kujya kwa muganga, yaragiyeyo inshuro 2, afite ubwoba ko najyayo ubwa gatatu n'ubundi ari bugasigaye, ko yari abimenyereye. yego, ariko reka mvuge ngo ibyo twe twamenyereye ntabwo ari by'Imana yamenyereye. haleluya. ibyo twebwe abantu twamenyereye ntabwo ari by'Imana yamenyereye, ahubwo Imana ifite uko ikora gutandukanye n'uko abantu bakora. yego, Imana yitwa Imana, uko yari ikirana n'uyu munsi nikwiri. ndashima Imana rero ko mu bantu nagiye mpura nabo na n'uyu munsi turacyari kumwe. yego, ari umwana w'umuhungu ndamukunda cyane. twahuye duhura amaze amezi 2, afite ikibazo gikomeye cy'uburwayi. inzoga, avuga ngo wenda inzoga nizo zamuteye ikibazo. ndamukunda cyane, ubu ndi mama we, nawe n'umuhungu wanjye turakundana cyane gashoboka. ndashima Imana ko ikigeragezo yari afite gikomeye kandi kimugoye Imana yagikuyeho. ntago ndavuga ngo yagabanije umusonga, ahubwo yagikuyeho. ariko kanze nkubwire ngo icyo kigeragezo yari agifite, gifite imperekeza yo kunywa inzoga. amaze kuzireka, bo hari ikintu ukora Imana ikabura inyura kugira ngo ize kugutabara. yego, sibyo? urugero, Imana ivuze ngo izangirira neza, kuko ntago yansanga mu kabari. oya, ntago yansanga muri buwate. oya, ntago yansanga muri lodge. oya, sibyo? Imana yaza kuntabara natwaye umugabo w'abandi. oya, Imana yaza kuntabara natambitse ibirenge kubera gusinda ndi kubara 8. oya, ahubwo wafungwa. ubwo se Imana yaza kuntabara mpagaze ku musozi nifasha agahanga ngo yenguraka ntago Imana yantabara. ahubwo nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo gira icyo ureka kugira ngo nanjye ngira icyo ndeka, icyo nkora.
gira icyo ureka kugira ngo nanjye ngire icyo nkora. Hari ibyo rero tugomba kureka Imana ikagira icyo ikora. Twaraganiriye cyane rero anyemera kureka inzoga kandi arazireka burundu. Turasengana buri gihe araza kunyumva, ndabizi ari gukora mu gihugu cy'abaturanyi muri Tanzania. Yego. Ndabizi ko arankunda cyane. Yaraziretse birakunda, akazi agakora neza, ibyo yahuraga nabyo ndizera neza ko nta kibazo ubu ngubu afite. Imana ishimwe. Urumva ko rero ku ruhande rumwe nahuye n'abagabo, nkora n'abakobwa, mura n'abamama, mura n'abasore, ingeri zose kandi kanze nkubwire nukuri abantu barankunda. Urakunditse. Umumama umwe yarampamagaye arambwira ngo ntabwo ngukunze kubera ko uvuga neza cyangwa uri mwiza, ahubwo ngukunze ko ikigero urimo kugira ngo ubone abamama bangana uko ngukungana ndi kukureba bari kuvuga ubutumwa ni bake cyane. Yego. Shingiye igihe nkuboneye nabo mbona biranshimishije cyane. Ni ukuri. Arambwira ati ndagukunze kandi koko aranankunda, ndabibona. Aranankunda na n'uyu munsi aracyankunda. Yego. Rero ndashima Imana ko nabonye abakunzi ndetse nabonye n'umuryango. Kuri YouTube mafite abakobwa bambwira ngo mama. Mfite umukobwa i Kigali arankunda cyane, niyo aryamye atampamagaye, iyo akangutse arampamagara akambwira ngo mama, njye n'abana banjye hari akazina twamwise. Yego. Twamwise Mana we. Yakunda gutangara ati Mana we. Mana we. Iyo mubwiye utuntu naba ndi muzima naba ndwaye Mana we. None yampamagaye abana ngo Mana we araguhamagaye. Yego. Urumva ko rero mfite umugisha wo gukundwa n'abantu b'ingeri zose. Imana ishimwe ikomeze igukundishe n'abandi. Reka n'undi tugezeho ijambo ry'Imana. Aha. Mwakoze cyane. Tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nababwiye ngo ndwaye amagripe ariko ndavuga cyane. Yego. Ndaza kuzamurijwe cyane, ndizera ko muraza kunyumva. Yego. Kandi biraza gukunda. Ndanavuga amagambo makeya cyane kubera ko imbaraga ntago zari zaza, ariko nyine munsengere nkire. Yego. Ntago mwe mukwiriye kunsengera ngakira. Ariko nkumbuye ikintu kimwe. Nkumbuye gusirimba. Zasirimba insengero. Nkumbuye gusirimba. Ese acimwe cyane. Ahimba. Nkumbuye gusirimba. Uzi impamvu nkumbuye gusirimba? Nubwo ijwi ryanjye rimeze gutya. Ako nkunda kuririmba. Noneho ngakunda umuntu waririmbye indirimbo, uyu mugabo ndamukunda cyane, ntago ndamuvuga izina. Kamvuge hagace gatoya ntaravuga ijambo ry'Imana. Yego. Ngo ntabwo ujya ubesha Mana, ntabwo ujya ubesha, iyo sezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha. Noneho hari ahantu yageze aravuga ngo ntabwo ushobora gusezeranya umuntu inka ngo umuhe ihene. Arangije aravuga ngo ntabwo ushobora gusezeranya umuntu imodoka ngo umuhe igare. Ngo ntabwo wasezeranya umuntu kumutuza muri Amerika ngo umubwire ngo visa yarabuze hanyuma ngo umujyane mu Burundi. Oya. Avuga akantu gakomeye, aravuga ngo ntabwo ujya ubesha Mana, nanjye narabibonye. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane. Yego. Iyo ndirimbo namwe muyikunde kuko burya iyo utagize aho uva nta nubwo umenya aho ujya. Umuntu wese afite kumenya aho ari kuva, umuntu wese afite kumenya icyerekezo avuyemo kugira ngo amenye icyerekezo agiyemo. Ni ukuri. Iyo umuntu afashe umwanzuro wo kureka ubusambanyi, yego, iyo wabikoze cyane ukuramo uburwayi, iyo wabikoze cyane wangana n'imiryango, iyo wabikoze cyane uvanamo indi itagira aderese. Sibyo yemwe? Rero iyo umaze kumenya ko kubikora cyane byagutandukanije n'imiryango,
uragaruka ugaca bugufi ugasaba imiryango imbabazi ugasaba abavandimwe imbabazi ugakorera Imana. Iyo umaze gukorera Imana urahinduka kandi abantu bakabibona. Nukuri rero icyo Imana yadushejeranije byanga byakunda kizasohora. Umuririmbyi Yesu umwuka aravuga ngo bizahinduka bizahinduka siko bizahora Yesu nagaruka bizahinduka. Ndagukunda kuririmba kandi ijwi ritari gukunda ariko kanze nkubwire ngo bizahinduka. Wowe ugiye kunyumva, wowe uri bumbone ukantega amatwi ukanankurikirana uze kumenya neza ko bizahinduka. Ndagira ngo nkubwire ngo bizahinduka kubera ko buri wese afite uko bizahinduka mu ruhande rwe. Wowe bizahinduka bitewe n'ibyo uri gusaba Imana, bizahinduka bitewe n'aho wanyuze, bizahinduka bitewe n'ibyo wahisemo, bizahinduka bitewe n'aho wavuye, kandi bizahinduka bitewe n'intumbero yawe kuko hari icyo ushaka gukora. Bitewe n'aho wavuye hakaba ari aho ushaka kujya, iyemeze ko bizahinduka. Muri wowe ni wandikamo ngo bizahinduka bizahinduka. Nukuri konkoro karame umuntu yambajije ijambo rimwe iryo jambo kurisubiza birangora. Ndagira ngo ntaratangira ikibwirizo cyanjye iri jambo ndikubaza. Iri jambo nshaka kuri kubaza nimba ishobora ndabizi ni igiki umuntu yakubwira ubabaye ukishima, ni igiki umuntu yakubwira wishimye ukababara. Mbabaye akambwira ko nkunda kuko Yohana 3:13 bavuga ngo kuko Imana yakunze ari misi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege uganga mwiza agarimbuka. Nkaba nzi yuko urukundo rwa nyarwo ruherekezwa n'ikintu. Nababaye akambwira ngo arankunda. Yego nakwishima uko akenshi iyo ndagukunda yaherekezwa na momo. Ibyo ngibyo ndabyumva ariko nukuvuga ngo iyo ndagukunda niherekezwa na momo ni mu gitondo, ariko ni mugoroba urukundo yagukundaga rurahinduka. Yego kubera ko abantu batubwiye ko badukunda ni benshi. Umuntu arakubwira ati nukuri ko Imana ishobora byose yo mu ijuru ndagukunda tariko nabuze ico nguha, ntago nshobora kugukunda ngo nkubure na bombo y'agati. Ibyo birashoboka? Bura nakubwira ndagukunda nkakubura biswi y'ijana. Abatubwiye ngo baradukunda ni benshi, ariko urukundo rwabo twasanze ari indyarya, twasanze ari ukutubesha, ahubwo umuntu wadukunze ni umwe wenyine. Icyo rero umbwiye ntago ndi kucemera. Ndatsinzwe. Uratsinzwe. Nzakora repeshage. Buriya kanze nkubwire ndamutse ndwaye ukambwira ngo bizahinduka nahita numva ko ndi bukire. Ako kantu uri kukumva? Yego. Ndamutse nshonje ukambwira ngo bizahinduka nahita numva ko gusonza birasimburwa no kurya. Yego nukuvuga ngo rero uramutse ubabaye kakubwira ko bizahinduka dofisi nkweretse ko ibyishimo bije. Yego uramutse wishimye kakubwira ko bizahinduka dofisi nkweretse icyerekezo cy'uko ibyari bigushimishije bigiye guhinduka umubabaro. Nukuri ndemeje ijambo bizahinduka ni ijambo ritasimbuzwa n'irindi jambo. Bizahinduka. Uramutse uri umukene bizahinduka. Uramutse uri umukire ntufashe abapfakazi, ntufashe imfubyi, ntutabara abababaye, bavuze induru ugaseka, bakwambara ubusa ugaseka. Haleluya haleluya. Bizahinduka abo wasetse mu gitondo buce wabikuyemo babyambare. Nukuri ibi nabyo ndabivuga kubera ko nuko Imana yateguye ngo mbivuge. Uramutse uri umukire ufite zarandi kuruza, Yesu ashimwe cyane. Ahimbaza. Aka kanya nakanje mureke ngakoresha uko ndi kuvuga. Wenda birashoboka ko uyu munsi ndi butambuke ntimuzongere kumbona, ariko ntago ndi wo gutaha kubera ko hari byinshi byo gukora. Yego hari byinshi byo gukora. Yesu ashimwe cyane. Nari mvuze ngo uramutse utunze zarandi kuruza ugatunga za V8 ugatura muri RCD ugatura mu zigerekeranye za zindi za etage. Yesu ashimwe cyane. Wahura nanje mfite gatushe ukavuga ngo uyu muhanuzi ufite telefone igura 5,000, muhanuzi ufite wambaye mwamini. Yesu ashimwe cyane. Uyu muhanuzi none si Imana itaramuhaye buriya ibyo ari kumbwira
ibyo barabitubwiye. Ujya guhanurira umuntu akabanza yakureba kavuga ngo ariko uyu nguyu iyi Mana itaramutabaye irashaka kugira ngo intabari binyujije muri wowe. Icyo kintu urakizi? Icyo kintu uracyemera? Imana yaraguhaye ariko ngiranyima. Sibyo? Igihe kirageze rero ngo iguteze uburwayi. Rata itari yaguteza uburwayi. Kata kuri ibyo ngibyo yaguhaye, umpeho, uhe wa mupfakazi, uhe ya mfubyi, wa undi uri kubona mu nzira umuheho, wa undi wabonye yaburaye umuheho, wa undi uri kuguhanurira yambaye mwamini, umugurire bodaboda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Amen. Ico kintu nugikora ugikuye ku mutima utakibwirijwe n'undi muntu, vewiti yawe yarirahirima ntabwo igihirimye mu izina rya Yesu. Awe yarigiye gutoboka ipine utwaye abantu 4 nawe urimo wa 5 babiri bagacika amaguru nawe ukajya muri se hashika. Ibyo ntabwo bikibaye kubera ko umupfakazi yariye, imfubyi yagaburiwe. Yesu ashimwe cyane. Bizahinduka rero. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bizahinduka bisiko bizahora. Yesu nagaruka kwima ingoma bizagaruka. Uyu munsi Yesu aje kwima ingoma ku ruhande rwawe, uyu munsi Yesu aje kwima ingoma ku ruhande rwanjye, uyu munsi Yesu aje gutabara umwana wawe, niko kwima ingoma kwa Yesu mu ruhande rwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Umuntu umwe yaravuze ngo mbese iyo Mana muvuga ituye he? Cyo ni kibazo cya mbere. Arongera arabaza ngo mbese iyo Mana muvuga isite ihagaze, mbese ubu tujyanye wanyereka ihagaze? Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Amen. Namushubije ijambo rikomeye ndamubwira ngo Imana yacu iba hose. Nushaka kuyibona uzabanza urebe ibyo utunze, umbwire ngo wabikuye. Ndongera mubwira ikintu gikomeye ndamubwira ngo nushaka kubona Imana uzabanza umenye umwuka uhumeka ngo uva he. Naramubwiye ngo nahamagaye abaganga ndababaza ngo ko igihe kigera umurwayi akaremba, yamara kuremba mukagenda mukazana ya myuka ya yindi mukayipomba ariko iyakuka k'Imana gashizemo. Haleluya. Iyakuka k'Imana gashizemo wa muntu aravuga ngo baye. Iyakuka k'Imana karangiye, bya bindi byose mupombana, bya bindi mushiramo, za sonde mushira hano, za zindi iyakuka k'Imana gashizemo, umuntu aravuga ngo ibyari byanyu ndabibahaye. Ndamubwira ngo ubwo utaza kuka akukuhumeka ahantu kava, ni Imana yakaguhaye. Itakaguhaye ntabwo wagahumeka. Dongera ndamubaza ngo none iyo umuntu apfuye aba yatswe nandi umwuka, aba yishwe n'iki, abagiye he? Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Ni muri ubwo buryo ronjya mbwira abantu ngo bizahinduka. Muri iyi minsi ndi kubwira abantu ngo bitegure ibyo batabonye muri 2025 bagiye kubibona muri 2026, kuko hari ibyo Imana ihinduye, hari ibyo Imana ihinduye, hari amarira Imana ikuyeho, hari uburushi Imana ikuyeho, hari ubugumba Imana ikuyeho, hari ubuzerezi Imana ikuyeho, hari abari barataye agaciro Imana ibagaruye agaciro kuri 2026. Ndi umugabo wo kubihamya, ndi umugabo wo guhamya ko narindi umuntu wambara igitenge kimwe, mu gitondo nkacyambara, nimugoroba nkacyambara. Ejo Yesu ashimwe cyane, cyari igitenge kitagira ribaya ntu mvasha. Cyara twabyitaga musazi. Ningubwira ngo cyari igitenge wumve ko cyari igipande kimwe kitagira icya kabiri. Naje aho twitaga muri digi wacu ngahagara ku muhanda ngo baramfata kubera ko iwacu mu muryango warukize cyane, bakaza bakambwira ngo none se nguje kuduha akazi, kabona abanyirunze hani nka 28. Ngira Imana ngo Mana ibi ntabwo nabishobora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ningubwira ngo akazi kose gashoboka kampa amafaranga yo guhahira urubyaro rwanje naragakoze, ariko uyu munsi Imana irambwira ngo igihe kirageze ngo nawe urye utavuye mu kwabandi. Haleluya, haleluya. Amen. Konkoro Karame. ubu ndi kwambara igitenge. Yego.
yego kikaba kimwe ariko nkacyambara, kikaba kimwe ariko nkacyambara ngasa neza. Aleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ngafata telefone nanjye nkitaba ngo alo. Aleluya, haleluya, Yesu ahindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Ndashaka kubwira abantu ngo nubwo ufite ubwoba ko abantu bavuze amagambo, ariko hari ibyo Yesu agiye guhindura, n'abantu bahindura amagambo. Hari ibyo Yesu agiye gukora, kuko abantu hari ibyo bakoze ariko Yesu aje kubisenya mu izina rya Yesu. Nzanye itangazo rivuga ngo ibyo utabonye muri 25, muri 26 Yesu agiye guhindura. Yesu agiye guhindura. Nyemerera nawe uhinduke, ureke ubusinzi, ureke ubusambanyi, ureke ubugambanyi, ureke ubuneguranyi, ureke ubugome. Yesu ayiwe, umva mbabwire, insengero zarafunzwe maze abapasitoro bagirana amashari, urusengero rwanje rugasigara rufunguye sha, urwiwawe barufunze ngo kwa runaka rurafunguye ngo none ngo bimeze bite. Aleluya, haleluya, bugaca mu gitondo urwiwanje rukabarura kandi nta cyaha mfite. Ishari riratwishe mu bakozi b'Imana, ishari riratwishe mu bapasitoro, ishari riratwishe mu barimu. Reka mbivuge ko ishari ritwishe maze rigeze mu banyamasengesho, hazamo n'akagambane. Hazamo n'akagambane, ugafata telefone yanje ukinjira muri gaturushe, niba ari gaturushe niba ari gatoroshi simbizi, ariko maze wayinjiramo umaze kumenya amazina y'abantu ugasanga harimo konkorude. Bugaca mu gitondo ugahamaga konkoru, uraho, alo, ni umukozi w'Imana, narindi kukubaza muzakoresha ibiganiro ryari? Harya Alfonsina muraziranye? Burya se Alfonsina murashobokana? Burya se Alfonsina ujya ubona abwiriza neza? Burya se Alfonsina ujya ubona, ariko ibyo birakureba. Umugisha wanje uri muri uko kuvuga nabi, umugisha wanjye uri muri uko kuvuga ndi gutegaguzwa mu myaka mfite. Umugisha wanje uri mu gukorera Imana mfite imyaka nk'iyi ngiyi. Umugisha wanje uri mu gukorera Imana ndi kuvuga imitepfu. Uri mu gukorera Imana nagishoboye kureba muri telefone. Yesu ashimwe cyane. Aleluya, haleluya. Umugisha wanje uri mu gukorera Imana natiye rinete nkazambara. Wewe wabona nazitiye ukavuga ngo ndashaka ko Alfonsina avugira Imana yambaye rinete ze. Yesu ashimwe cyane. Ako kanya ugahita ufata telefone ukampamagara, utariko runaka muraziranye, nti ni umukozi w'Imana, ni umunyamasengesho, uti yampamagaye. Harya ubwo yaguhamagaye ashaka kukumbwira kugira ngo bigende bite? Ishari ryaravutse. Ariko mfite itangazo rivuga ngo namwe abafite ishari ni murireke, kugira ngo Imana ihindura amateka, ihindura ibyanze guhinduka, ihindura amagambo, itange ikinyuranyo. Umva, Imana niba ushaka kwinyuranya amaboko, nawe tanga ikinyuranyo mu by'ukora. Niba ushaka ko Imana inyuranya amaboko y'abagome, ikanyuranya amaboko y'abagambanyi, ikanyuranya amaboko y'abarozi, ikanyuranya amaboko y'abanzi bawe, nawe nyuranya ibyawe. Yego. Kuraho ubugome. Yego. Kuraho ubugome. Numara gukuraho ubugome, ushiraho kugira neza. Wibuka abandi kuko Imana yakwibutse, utabara abandi kuko Imana yagutabaye. Aleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Ndekarata twinjira mu cyanditswe, twinjira mu cyanditswe. Ndavuga amagambo make cyane. N'amagambo tugiye gusanga mu gitabo cy'umubwiriza. Igitabo cy'umubwiriza ni ibice 3. Mutwe w'amagambo uri kuvuga ngo Imana igena ikintu cyose igihe cyacu. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe n'igihe cyacu. Igihe wahuye naco uhura naco muri 2026, uhura n'igihombo, uhura n'uburwayi, uhura no gusenya, uhura no kwirukanwa ku kazi, uhura no gutotezwa, uhura na byinshi. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo icyo gihe wahuye naco cyari cyo gihe cyawe. Uyu munsi Imana izanye igihe cyo gutabarwa kuri wowe.
Aleluya, haleluya. Igihe wahuye nacyo cyari cyo gihe cyawe, cyari igihe cyawe cyari kigeze. Wari ugezweho kugira ngo ugambanirwe ku kazi rata, wari ugezweho kugira ngo mu rugo rwawe bakugambanire ku mugabo wawe, niwarangiza utangire mu kubitana amakofe buce mu gitondo uzinzi byawe. Icyo cyari cyo gihe cyawe, ariko uyu munsi ijambo ry'Imana riri kumbwira ngo ninkubwire ngo 26 ugiye guhura n'igihe cy'umunezero. Amen. Haleluya. 26 ugiye guhura n'igihe cy'umunezero. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Reka nsome aya magambo nihuse. 3 umurongo wa mbere kutubwira ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacu, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacu. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyo gusenya cyakugezeho, umutima wawe urasenyuka kuko ibyaguhungabanije byinshi, ariko igihe cyo kubaka kikugezeho. Imana ije kukubaka, Imana ije kukubaka. Wowe wasenyutse bitewe n'inzira zawe zabaye inzitane. Yesu ashimwe cyane. Umuririmbyi yaravuze ngo nubwo inzira zibaye inzitane, ariko Yesu aje gutanga inzira kugira ngo nawe utambuke. Haleluya, haleluya. Rata warasenyutse wa mugabo we, wa mubyeyi we warasenyutse, wa mukobwa we warasenyutse, wahuye n'ibihe bigusenya, wahuye n'ibihe bikubabaje, ariko nguzana itangazo rivuga ngo igihe cyo kubakwa kuri wowe kirageze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Reka tugere ku murongo wa 13 rata. Uyu murongo wa 13 uri kutubwira ngo kandi ko umuntu wese akwiriye kurya no kunywa no kunezezwa n'ibyiza by'imirimo ye yose, kuko nabyo ari ubuntu bw'Imana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ariko Yesu we, uyu murongo wa 13 uranejeje cyane. Ubwo narindi mu gihe cyo gusenyuka, ubwo ijambo ry'Imana ryatubwiye ko hari igihe cyo gusenya, ariko hakabaho n'igihe cyo kubaka. Maze kumenya ko mu mutima hari ibyagushenye, kamenya ko mu mutima hari urugamba wahuye narwo, kuzaniye ijambo rivuga ngo igihe cyo kubakika kuri wowe kirageze. 13 haravuze ngo dusubiremo, kandi ko umuntu wese akwiriye kurya no kunywa no kunezezwa n'ibyiza by'imirimo ye. Haleluya, haleluya. 2026 ugiye kurya, ugiye kunywa, ugiye gukenyera, ugiye kubwira aho utakandagiye ugiye kuhakandagira, kubera ko imirimo yawe igiye guhesha Imana icyubahiro, imirimo yawe igiye gukora ibinezeza Imana, imirimo yawe igiye gutanga agaciro ku buzima bwawe, imirimo yawe igiye gutanga ikinyuranyo ku buzima bwawe. Wa mukobwa w'imirimo yawe igiye gutanga agaciro, wa mugabo w'imirimo yawe mu rugo rwawe, mu kazi ukora, mu baturanyi uturanye nabo, muri karitsiye, aho ugenda, mu gitara, imirimo yawe igiye gutanga ikinyuranyo. Mwabayobozi mwe b'amatorero atandukanye zimaze gufungwa, mwaciye intege, akagambane karaza, ewe we inzandiko ziba, ariko kanze nkubwire, iyi mirimo yanyu muri gukora zifunze, Imana igiye gutanga ikinyuranyo. Imana igiye gutanga ikinyuranyo, igiye gutanga ikinyuranyo, igiye gutabara, igiye kurengera, igiye kugabura, igiye gutanga ibyo kurya n'ibyo kunywa, kubera ko n'isezerano risohoye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Amen. Reka mbabwire ngo mbifurije kugira ngo
buri wese Imana igira icyo ikora kuri we nawe ubona impinduka. Tumaze kumenya ko bizahinduka, tumaze kumenya ko Imana itanze ikinyuranyo, tumaze kumenya ko imirimo yawe ari igiye kuguha kurya no kunywa kandi bigashimisha Imana. Kwifurije ko hari ibyo Imana ihindura mu buzima bwawe, kwifurije ko hari ibyo Imana ihindura mu bikorwa byawe, mbese nkwifurije ko wowe impagarike yawe yose Imana igira icyo ihindura. Reka nkwifurize ibihe byiza kandi nkubwire ngo umwaka musha muhire 2026 Imana izakubere, izaguhe impinduka mu buzima bwawe bwose mu izina rya Yesu, amen. Yego, nimero ya Alfonsina ni 0786258376 0786258376 niyo iba kuri WhatsApp.